nayo sikayigoranye. Sibundi ibiryo nzahora mwibi nshaka ndebe ko mbona umukozi komisiyoneri nawe amafaranga barayazamuye amamagara iki ngiki ejo bundi cyakiri kumbwa ngo cyanamubonye ariko numva bimeze bite komisiyoni? Amakuru umaze kumangika inshuro enye unzanira ibikozi by'ibiwerewere. Icyejo bundi cyo cyari kimpaye mama nako icyejo bundi cyo sinzi byacyo niba ari urumogi kimwa niba wagiye unzanira abakozi bafite gahunda. Mwana muzima niba bitora muri borodire niba bitora hehe nge byarananyobeye. No ngaho rero nshakira umukozi ufite gahunda ndamushaka kuko cya kindi cyo narakirukanye namaze kugikura mu rugo. Yego muri message sawa ngaho gira vuba ndebe ko wenda ngana ntumpereze ibintu bimwe biyobya bwenge. Sawa ngaho reba umuntu mwiza wizeye. Sawa gira vuba ubwo ndategereje. Ubwo nahita nanjye muvugisha. Sawa. Komisiyoni ko ndikona mpamagayera amahoro. Halo komisiyoni. Ni sawa kabisa. Reka ndakumva rwose. Nimero yawe ugiye kuri uwo bosi agiye kwita kuhamagara. Amuvugane mu mushahara, amuvugane neza tutangira akazi. Nta kibazo rwose pe. Man. Nzakuguha ukwezi kwa mbere ushaka uzanya kabiri. Bagenda mu katwibagirwa ariko ugiye ukwezi kwa mbere mu bosi wawe. Kwitwara neza. Nzitwara neza nitwararike nashaka mbwenge mwoza ibirenge ariko ngewe nuko kwezi kwa mbere nzakugura ushaka uzamwushye nuko wa kabiri mfa ko ndi mu kazi. Na mutima mubi wanje. Nimero yikuri mu yawe araje guhamagara. Yimuhe ampamagare ebana. Nje mvugane nawe kabisa. Sawa. Komisiyoneri ni umuntu wanje mana yanje. Shanari kabisa. Action. Komisiyoneri arakoza nkuye aho busikete yakuye inyoni kabisa. Nabangiza amahirwe pereka ntegereze reko bampamagara kabisa. Demo murirora akuyo urahagije. Uyu muhungu. You would be humiliating if you were to be arrested. Tekereza nawe umuntu baramuka bagafuni. Tekereza icyo abantu batekereza. Inshuti buri kimwe cyose. Uratekereza iki? Ibyo byose biraza kunjyaho. Umupolisi mubi umuntu arasobanura. Ndagira ngo nyine kano gahungu bari kukwiga. Urera kano kandi ntabwo uzongera kujya guterana. Ugomba gukina urusimbi ukareba filimi za Mr. Bucece ugasura inshuti aho ushaka hose ariko ibijyanye n'ibyobokamana wawe. Urabizi ariko
ariko uzi ukuri none ahangaha ariko kano kanya amaze kumurimo kwizera kwawe byose byari ibinyoma. ndabona bampaye nimero za Kadogo muhamagare numve. ya mubyera ibyo bintu biba cya komisiyoneri cyo cyaba kimbwiye nimero bidafite gahunda ra nikira nakasakuru komisiyoneri kigegera cyama nimero ziba so umuntu yaba ashaka akazi akanagukupa. Abwo ibyo bintu byumvikana ni ibikira. ndabona reka mpamagare cya komisiyoneri n'umuntu wanjye. Komisiyoneri ndamwemera vurema cya ko ajya kunshakira akazi. Igiheke nacyo sinzaho nyikuye n'umuvandimwe ukima ariko reka nkirye n'ubwanyu nanjye akamenya ngifite nk'umuceri njye umureti kera kindi imbere yanjye rwose imbere yanjye se yo ni ukwizi kandi imfumika niyo hariya ko nta kundi nyine urangiye nabonye akazi kabisa. Komisiyoni kuva komisiyoni kuva ndangiye kuriye akazi nakabonye byarangiye kabisa nakabonye kandi ntibyakire kwa hako n'abantu banyishyuza abantu banyishyuza umuntu cyase we n'abantu unyishyuza nibutse ko ari umuntu wampanshatse inshuro zingahe we ntoye minani ngahera minani itatu nimero y'iminani itatu bari y'ababosi we se yaba ari wa mubosi bandangiye wenda ari komisiyoneri yabwiye akabampamagara akambura. ase ubu ngubu namukubyine no kugira amadeni menshi ntabwo ari akantu ntabwo ari we uko namukubye koko ndabyibutse ubundi wongeye nsubiye ku gikarayi cyanjye ahangaha koko nsubiye ku gikarayi cyanjye igikarayi cyanjye ngisubiye ndakora akazi koko none n'akazi nigize ikiyede nacyo kigiye cyarabuze nigira amahirwe umuntu nagize amahirwe akongera akampamagara basi nagize amahirwe akongera akampamagara ningegera nawe telefone ki heza umuntu ngewe nkupa bosi muzi reka njeceke ariko komisiyoni komeruka nta tabunywa ngaheruka nta nzogunywa ngaheruka utajya no mu burayi waje kubingegera gute njye mva mubwira ingegera yawe nimero umpaye ntabwo ariyo njye muhamagara inshuro zigaye zose amukupa ntasoni ni byose. Reka nkubwire komisiyoni njyewe ogera wohereza icyo kinimero kiretse niba ari njye ucyanditse nabi ariko nta mubosi wibeshye urumva. Ngiye kongera cyohereze vuba icyo kinimero ndongeye ngiye kongera mpamagara inshuro ya nyuma niyanga kumfata ngiye ubwo tayari ngiye nawe turaba turangirizanyije nta komisiyoneri uraba ukurimo kabisa. Asoni nubwo nandi kurya kano gasheke mana yanjye umubosi koko ari bumpamagare koko mana yanjye mana koko wambabariye ukambabara koko ukambabarira umubosi akongera akampamagara koko kongera akampamagara koko ko ndi kubona ubukene mfite
naragowe kabisa. Ngaho ninde ugiye mu ngarane ni njyewe, naho ugiye kwikorera ukora igikarane, none igikarane cyarabuze. Ninagiye no muri puberi naho naje gushaka usanga ibyo ndabi. Aya. Bose koko yambabariye. Se mujye mpamagare komisiyoneri. Bigenze ne koko. None gutunga telefone itagira na bip. Umuntu mpamagaye n'inderane. Ubona ari ya nimero. Allo. Ni byiza boss. Sawa. Njye nkorana n'aba boss gusa no utangiye kunyita Kadogo. Jewe nkorana n'abantu baba boss, niyo mpamvu wumvishe nkwitabye nkavuga nti yego mu boss. Ko ejo bundi araba boss nari mfitanye nabo gahunda, hari mari bari bunzanire ivuye hanze, ariko ntunguwe no kuba ari wo mpamaga ukanyita ngo Kadogo. Kweli? Ntugasuzugura abantu. Wowe urayita Kadogo? Wibeshye kabisa. Wowe urayita Kadogo, Kado. Njye mfite abakozi benshi ahangaha ba Kadogo ahangaha bamfashe. Reba ukuntu utunganya imashini sha. Dore, Kadeti kirana cyo urebe ukuntu kiba kujya ukora neza, ukora akazi neza wowe bite byawe. Uryo urukundo ko bashaka. Umva nkubwire uri kunesha igihe cyane cy'ubusa. Ya, ibihumbi ijana se. Ibihumbi ijana mbiyemba umukozi wanjye umwe, wowe warangiza ugatinyukanya impembe ibihumbi ijana. Umukozi wanjye umwe muhemba ibihumbi ijana ku kwezi. None warangiza ugatinyuka ukambwira ngo ugiye kujya umpemba ibihumbi ijana. Nta soni. Hoshi. Umva nkubwire, winyikira akazi kabisa. Winyikira akazi. Nibikira. Ngakoresha ngabakozi ngabimashini. Ngabaga sinkamite Kadogo. Hasi komisiyone nabaze ko. Hasi umuntu ukoresha ukora mu mashini. Ko yaba ndusha n'umushahara pe. Ubwo komisiyoneri mamagara iki kiwerewe nacyo ngo ni komisiyoneri gizindagira abantu bo mu biro nyirakibwiye ko mfite abiru. Ntabwo gibwiye ngo nja mukozi wo mu rugo gibwibyo mu. Bikira kikuryi. Kana kumiro kabisa. Niko komisiyoni wasaze ryari ufisiga ufite ubwenge bugana ukubiza ngira ibimashini cyangwa ngira ibiro hano mu rugo. Niba mu mutwe wawe ari ibiyobyabwenge bwoko cyo usigaye umva biri kuncanga. Ndakubwiye ngo nshaka umukozi wo mu rugo, ntabwo nshaka umuntu wo mu biro. Ngewe umva banzu ntega amatwi. Umuntu mpaye arambyenga afite koko nanjye ndabyumvije. Aho kaye kuvuga ngo afite abakozi hano, abandi bava hano, abandi bajya hano, no abyumvaga koko yabivugaga nanjye nandi kubyumva. Ambwiye ka afite abakozi ndetse ikindi kandi umushahara ahembwa, numvisha nandisha umushahara ntanirariri. Koko n'umuntu ukora mu biro. Numvisha afite abakozi yari kubwira ngo nibakore hano mu bimashini. Wampaye umukozi wo mu rugo kari wo ngusabye ko ngwiginze. Nimero umpaye niyo cyangwa ntabwo ari ku komisiyoni. Reka nikubwire. Ni 07 9 60 3 2 4 7 niyo kose ko komisiyoni nyamara umaze gucanganyikirwa.
komisi okay mwihamagarire noneho umurangire wenda nge duhure mvuga ngo twahuye kuko ndi kumva wapi uri kundangira abantu bo mu biro ntaho ngaho gira vuba muhamagara ibindi mubyivuganire imiwanjye ntuhazi wanamuzana birashoboka ariko nge ibintu wapi ibyo bintu ntabwo kabisa umva kandi sawa umuntu wo mu biro se ngaho sawa warye gusa ya nzari komeje kuba icyorezo pe se ko niriye ku mubosi koko bana yanjye nkamwiryaho nkamwiyemeraho cyangwa ngo umugabo wese ngo nta mugabo utirarira rero romanza ndimburitse no kwirara ndimbwa yiraririye kabisa sinabuze n'ikijumba cyo guhekenya inzara iranyishimiriye nabi ngo nawe ngo ndizama bosi kweri ngo ndi gukoresha abakozi ngo barimo gukoresha amamashini ngo membo ngo umukozi ngo membo ngo umukozi ngo ku kwezi 100 na n'uw'igihumbi ngira baba we komisiyoneri wese kandi kwamamagaye amahoro sera halo oui imeze bite se kandi boss komisiyoneri komisiyoneri rwose nta nakubesha bibayeho ariko nubwo byabayeho nyine nawe urabizi ri kwakunda umuntu yirarira by'ikigigwe ngo numve nyine ko yakongera amafaranga ariko nawe urabizi ubukene ndimwo n'inzara mfite nabikoze mu rwego rwo kugira ngo niyaranje ndebe mwemere ko ndebe mbize n'uburyo kugira ngo ndebe ko yakongera agashahara mwana we shambabarira komisiyone yambwiye 100,000 ahubwo se ubu ngubu ninjije angahe oya komisiyoni reka nkubwize ukuri birumvikana nakugoye kabisa nguteranya no mu boss ariko mbabara umunyingingire munsabire mbabazi yawe ubusare aranyumva noneho mwana ukuntu namwiriyeho sawa urakoze reka ngerageze rwose baba we isaha y'akazi nayo kadogo arananiye ibibazo ni ibibazo kagire nigire mu kazi n'ubundi ndabona masaha narenze se abona na cyakinze kindi kije mba nahereye kazi n'akazi byanze ya komisiyoneri nacyo kimaze kumbana ikigoryi nta bindi nyine
niyambarire ngiye mu kazi. Aho nta kundi nyine y'ingegera nyine zikube ikorwa ise nakongo ni umuposita reka nitabe nyine abaposi bagenzi banjye. Ego bosi we, akazi k'ibimashini se karahagaze? Bimeze neza, njye byanjye bisanzwe bimeze neza. Ahubwo se numvisha ufite akazi keza urange wandangira muri iyo kampani yanyu da nkaza nkikoreramo. Inyi? Kontragiti? Ukaza ugakora ko mu rugo se? Yewe baze nakoresheje umubosi noneho undusha umushahara sha nanjye naba nanditse amateka da. Okay, akazi rero urajya ukora hano nta nubwo kagoye, ni ugutera ipasi, gufura, guteka no gukoropa. Rimwe na rimwe nyine hari igihe ngira amahirwe nkabona n'abashyitsi. Ubwo urumva nyine aho ni ibindi nyine nta kindi muri make ni nako ngako. Okay, noneho niba ari uko bimeze, noneho kuba uri n'umuntu w'umusirimu ni ibintu byiza cyane buriya gukorana n'abantu b'abasirimu nta kibazo. None se ubwo nk'imashini ukoresha se zo urazizana cyangwa urazisiga? Oya, icyo navugaga ni izo za mudasobwa nyine zibafasha gukora akazi, uzazizana cyangwa uzazisiga? Sawa, ntacyo noneho. Okay, none se urahituza cyangwa uzazijo? Okay, noneho abamotari bose baba baza ahantu, ni ukuvuga ngo wowe bwira umumotari ucyururuka mu modoka ukagera muri gare, uhita umubwira ntingeza ku cyapa cya Ngororero cya Morodekayi Music. Nyine ni ahantu haheruka kuronshingira imiziki. Nugera muri iyo santere aho ngaho kuri Morodekayi Music uzamukeho hejuru gatoya, ariko abamotari bo bundi barabizi. Noneho babwiye ntimungeze kwa Mr Bucece. We nugera kuri porotayi uhita umamagara nta kibazo. Nge nashakaga kujya mu kazi ariko reka mbe mbiretse by'akazi byo n'ejo najyayo nta kibazo, tubanze tubonane ntacyo. Sawa, urakoze. Umva akazi ubwo mvuga y'ura boss ngiye kugenda ngakore mana ngiye wenda ngakore neza, mu boss wanjye mutware neza. Ewana ngiye mukarabya ngo nusharimo ngo gutera ipasi ndabizi, gukoropa no ndakoropa neza isimi ikagenda igasa nk'ikaro kabaye, ahubwo nshobora gutinda nkasanga babonye undi. Yaba we, ariko uriya ntamubaje ikintu hano kuryama wajyana uburiri bwanjye. Uburiri bwo ndabujyana uko byaje. Ariko nanone aba boss bagira uburiri bwiza n'amatara bayifite n'amashuka bayafite, kandi gutwara igitanda cyanjye uko byagenda kose. Uburiri bwo ni buguma hanga nta kwikurikiza ibyo bukene gusa.
se igitanda cyanjye nacyo igitanda rero nari naraganagangikagaho navuga mfite ubwoko bwo kuzakinyeba nari naragihishe wasiga ngihisha ahangaha n'ubundi njye namara kugihisha kundi n'ubundi abo bose bafite ibitanda njye nkajyana imyenda gusa cyo ni kiguma ahangaha neza neza ku buryo nzakibona nzagitwara ubutaha cyangwa se n'igihe nzaba narubatse inzu nzagifate njye ngikoresha kabisa yo gufata imyenda ni imyenda ngomba kugenda nambaye gusa ni bage yanjye yabaheye se bagenda iri kote ntabwo ryo nshobora kurisiga agatisheti se agatisheti ko aya nta mpamvu kwikurikiza ibintu byinshi aka nako iyi nongeye kuyihisha ku mumbehe yanjye ku buryo nzazigenza ikinira nkaza nkayisanga nta bintu byinshi njyewe nta muntu uzashobora ubu igikurikiyeho rero ngiye kugenda njyenyine uko njyenyine peke yake rwose kugenda njyenyine peke yake akari akazi nkagakora ikaro niba ari amakaro niba ari sima ntumbaze niba ari nzajya byose nzagenda byose ubundi iyo nawe wanahinnye neza ibintu aba ari vizuri ipantaro isa neza ifite umuhino mwiza ibintu ari sawa ari vizuri ebana ngende nagakoze neza ebana ishati gikunda kubi ntabwo nshobora gutuma ntabwo nayisiga ingofero yanjye nayo asa ko yitunganya neza ebana kabisa telefone yanjye rero imeze nk'ikirahuri ariko neza mu maso ntabwo tunafitemo umusatsi nawe ni sawa ubu ndumva noneho igikurikiyeho tayari ubu ngubu ngiye mu kazi ni kazi Mr. Bucece take ijana Fido entertainments niwe entertainment abona nabakanye ako se we ko yatinze noneho amasaha ageze muri abiri yose kuva urugendo nzi ko tugiye niwe inkuru yacu ni nkaya ari ndungu n'akazi mba nkageze Bibiliya handitse ngo niba ari samwihamagarira cyangwa cyayo sinakozwe n'isoni ako danumvesha ngo ni umubosi mugenzi wanjye niko kwirata kwacu ubona hamagaye babonetse ko ari ukuri ayo niyo magambo ahanditse utangiranye n'umubyeyi hafi n'uwo wabyara ego bosi ego nakumenye rwose namaze kuyisevinga nanditse bosi mugenzi wanjye turajya tugereranya nega n'ibitekerezo numvise uri umuntu ukomeye nta kibazo wahageze naho ngaho si bakubwiye ko ari kwa Bucece se naho ngaho rwose reka nze ntacyo kanze nitegure nkurebe nta kibazo sawa araje rwose hano ari mu kibosira nahangaha ari kubyanga bikunze n'ubundi kuko ndi kubona kwa rupango rw'umutuku porutaye y'umutuku bambwiye ko ningira ahantu hari urugi rw'umutuku ari umumanga naha ndabona ari heza hararyoshye hameze neza nta kibazo hafite ahantu rwose nzahaba ahangaha ndambye nicaze yombi ngende mbyibuhe ngende ngarmbi ikintu cy'inzovu kinini n'inzovu nzahiruka ndetse atanyumva ndimo kuvuga ntabwo bagira ababose
yego ye nakumvishe ye guhura n'ababosi bagenzi bawe biba bisaba kubanza ukabitegura cyane ko ubu ngubu umuntu tugiye guhura ari umubosi karahabutaka nkanjye hano